tuje kugira ngo tugufitiye umwanya, dufite umwanya wo kuzindukira imbere yawe, dufite umwanya wo kuva mu nshingano zitandukanye yewe nibirangaza kugira ngo tugirane umwihariko nawe mwami. Urakoze ko ari wowe uturembuza, urakoze ko ari wowe uduhamagara, urakoze ko ari wowe udushoboza. Reka unezererwe iki gitambo cya mu gitondo, reka unezererwe gusenga kw'abahungu bawe n'abakobwa bawe hirya no hino nyagwara ku ngoma. Tugusukiye ibyuzuye imitima yacu, tukuzaniye amashimwe akomoka mu ndiba y'imitima yacu, tukayasukira imbere yawe nk'imbuto ziva mu minwa yacu nyagwara ku ngoma. Reka byose bikuhumurire neza, reka byose bikunezeze nyagwara ku ngoma. Urakoze ko watwemeye ku bwa Kristo, uyu munsi turemewe kubw'icyo yakoze ku musaraba, natwe twasingiriye tukakizera. Urakoze ko gusenga kwacu kudakingiraniwe hanze, urakoze ko gusenga kwacu kwemewe imbere yawe, imbere y'intebe yawe. Waratubwiye mu ijambo ryawe ngo twegere intebe y'ubuntu tudatinya. Twaje muri iki gitondo tudatinya, twegera intebe y'ubuntu, ubuntu mwami, kugira ngo duhabwe izo mbaraga, duhabwe ubwo buntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Uko niko duhuriye kuri iyi ntebe turi abahungu bawe n'abakobwa bawe, yaba twebwe duhurira kuri iki gicaniro, yaba abandi barimo guhamagara hirya no hino ku bicaniro bitandukanye nyagwara ku ngoma. Twahuriye kuri iyo ntebe kugira ngo duhabwe ubuntu, ubuntu bwo kudutabara. Twiteguye guhura nawe muri iki cyumweru, twiteguye kubona mu maso hawe heza, twiteguye gusaba tugahabwa, twiteguye gukomanga tugakingurirwa, twiteguye gushaka mu maso hawe maze ukadukundira ukahatwereka. Ntuhatwime nyagwara ku ngoma. Imitima yacu irakunyotewe, umutima wanjye uragushaka, kandi ndabizi kuzanyiyereka ku rundi rwego. Iki cyumweru turakiguhaye kugira ngo ubane natwe mwami w'abami. Kubaho kwawe kwinshi kwinshi kwisuke mu buzima bwacu, kwisuke mu myuka yacu, maze iki cyumweru kizatubera icyumweru cyo guhemburwa, kizatubera icyumweru cyo kuzuka, kizatubera icyumweru cyo kukubona, kizatubera icyumweru cyo kugaburirwa mu myuka yacu, kizatubera icyumweru cyo kugwiza imbaraga. Nongere ngushimire wowe soko y'ubuzima, nongere ngushimire wowe soko y'ubugingo, nongere ngushimire wowe soko y'ibyiza byose naboneye muri Kristo Yesu. Nongere nkubwire ngo nje kugutura mwami w'abami, ibitambo by'amashimwe azamuka mu ndiba y'imitima yacu. Nje mwami kurokonesa ko nta cyiza nta na kimwe mfite ntawe nawe nyagora ku ngoma. Ndagushimira amagara mazima, ndagushimira kubyuka bigakunda, ndagushimira kuba gishobora kuvuga. Mwami uko niko duhuje imitima, tukubita ibiri mu mitima yacu byose ku birenge byawe. Tuje kugira ngo dufite umwanya wo kwigishwa nawe, utwemerere mwami w'abami, dusabane nawe, twigire ku birenge byawe, impinduka z'ubumana zikoreke mu buzima bwacu. Twaje dufite ibyuzuye imitima yacu bitandukanye, ibyanjye bitandukanye n'iby'umuvandimwe duhura kuri iki gicaniro, ariko ndagushimira ko twese ubasha kutwumva. Utwemerere rero amaso yacu akubone, imitima yacu igushyikire. Uwiteka we, tugarutse kandi kuko tuzi ko wumva gusenga. Uyu munsi turi product cyangwa turi product z'ibyo mwami w'abami wakoze mu buzima bwacu. Hari ibintu ibihumbi bizamuka nk'amashimwe, bizamuka nk'ubuhamya kuko wabikoze. Hari iminsi byari amasengesho, hari iminsi twari tutazi no kubivuga neza, hari iminsi nyagora ku ngoma byari ibyifuzo, ariko uyu munsi byinshi tubihagazemo. Icyo tuzidutera kugaruka aho uri, kuko uri Imana yumva ibyo usabwa. Ntago dufite isoni zo kuzindukira imbere yawe, ntago dufite isoni zo gusuka ibyuzuye imitima yacu, ntago dufite n'isoni zo kongera kubivuga no kongera kubisubiramo no gutondagura ibisa nk'amagambo nyagora ku ngoma, kuko wahisemo gukirisha abakwizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Mu bupfu budukiza harimo no gusenga, kuko uratubwira ngo nituze twiherane nawe aho abantu batari. Kongera ukatubwira ngo nidusenge ubudasiba, ukongera ukatubwira ngo nitube maso, kuko umurezi wacu Satani azenguruka nk'intare yivuga ashaka ko yaconshomera. Ibyo bidutera kugaruka aho uri mwami w'abami tudategwa, bidutera kugaruka aho uri tudafite ubwoba, tudafite gushidikanya, kuko tuzi kuri Imana yumva gusenga. Wowe waduhamagariye mu gusenga, uri n'Imana yiteguye gusenga. Wowe wavuze ngo nidushake turabona, wowe wavuze ngo nidukomange turakingurirwa, wowe wavuze ngo nidusabe turahabwa. Tugarutse imbere yawe mwami, wowe wavuze ngo ise ko turi babi tukamenya guha abana bacu byiza.
ese wowe ntuzasukira intore zawe, ntuzaziha umwuka wera, intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro, ukongera ko tubwira ngo ko turi babi tukamenya guha abana bacu byiza, ko nta mwana wadusaba umugati ngo tumuhe ibuye. Ese wowe mwami ntuzarengera intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro, ese ntuzazitabara, ese ntuzazisubiza. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, urakoze mwami kubwo abahungu bawe n'abakobwa bawe duhurira kuri iki gicaniro, urakoze ko waduteye umwete mu mitima yacu tuje kukubwira ngo turagushaka. Imitima yacu iragushaka, imitima yacu irakwifuza, umutima wongera gushaka by'umwihariko mwami w'abana. Unyemerere mu maso hawe nkabone, unyemerere iki cyumweru kimbere icyumweru cyo guhura nawe by'umwihariko. Tujya tugira umwanya w'ibintu byinshi kandi tukabikora bigakoreka, ariko uyu ni umwanya wanjye nawe, ni umwanya wacu nawe. Igihe kimwe abigishwa bawe barakubwiye ngo abantu benshi baragushaka, wari umaze gukora ibitangaza byinshi, ngo abantu bose baragushaka, ariko ntiwitaba ubwo butumire. Urababwira ngo reka ahubwo dukomeze tujye kuvuga ubutumwa bwiza ahandi hantu, kugira ngo ubutumwa bw'ubwami bukwire hirya no hino. Mwami, dufite ibidushaka byinshi, dufite ibiduhamagara byinshi, kandi iyo tubyerekejeho amaso dusa nk'ababona ko bifite umumaro. Yewe nabo dushaka kubonana nabo bifite umumaro, nibidushaka kubikora bidufitiye umumaro. Ariko mwami, uyu mwanya turashaka wowe, turashaka wowe. Tuvuye muri abo, tuvuye muri ibyo bisa nk'ibidufitiye umumaro kandi bisa nk'ibiri ngombwa, yewe rimwe na rimwe bisa nk'ibyihutirwa, bisa nkaho nitubireka bitari bukoreke. Ariko tuje kubwira ngo turashaka wowe, turashaka mu maso hawe, turashaka kwihererana nawe, turashaka kumva icyo dushakaho, turashaka kwigishwa nawe, turashaka gucecekera imbere yawe kugira ngo twumve ijwi ryawe. Mu majwi menshi asakuza, mu majwi menshi adusaba, mu nshingano nyinshi ziduhamagara, tuje kuzindukira imbere yawe kugira ngo twumve icyo nawe utubwira. Unyemerere uvugane n'abahungu bawe n'abakobwa bawe, aho ijwi ryawe ryacecetse ritacyumvikana ryongere ryumvikane, aho igicaniro cyo gusenga cyasenyutse cyongere gisanwe, aho ubuzima busabana nawe butagifite uburyohe, butakiri bumwe ubuzima. Unyemerere ubwo buzima bwongere buzuke, ubwo buzima bwongere bugaruke, tubone mu maso hawe, tukubone mwami w'abantu. Urakoze ko witeguye kutwumva, urakoze ko witeguye kutugira neza, urakoze ko wavuze ngo tuzagushaka n'umutima wacu wose, kandi uzemera tukubone. Uko niko dushoboye mwami w'abantu. Hari ibyo tuvugisha amagambo asobanutse mu ndimi zisanzwe zacu, hari ibyo tuvugisha amagambo twabasha no kubwira abo tugendana, ariko ndagushimira kuzi no kumva umuniho w'umutima, ndagushimira kuzi kumva n'ibyo umuntu atabwira undi, ndagushimira kuzi kumva n'amarira, ndagushimira kuzi kumva no gucecekera imbere yawe, na silence imbere yawe ifite ubusobanuro, ifite icyo uvuga, no kuzinduka gusa tukuvuga ngo turahari mwami, tugufitiye umwanya, twibujije ibitotsi, twibujije ibindi tubamo, ibyo nabyo bifite ijwi imbere yawe. Ndagushimira ko byose uzabyumva. Urakoze data, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Waramutse neza, nongere ngushimire ufashe umwanya wo kuzindukira imbere y'Imana. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Nongere nkubwire aya magambo, wibuke ko dufite umwuka wera usengana natwe. Hari igihe amajwi menshi yazamuka mu mutima bakubwira ko utazi gusenga, utazi uko wabikora n'uko wabivuga, ndetse n'amajwi ahagurukira kugucecekesha agura ko nta mpamvu yo gusenga, aharaho ko ibyo wasengeye byaba byitarumviswe. Ariko ndifuza kukubwira ko gusenga kwawe ari ukumumaro, kandi dufite umwinginzi mukuru usengana natwe. Ijambo ry'Imana riratubwira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8:26, uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko dutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Abana b'Imana benshi babishinja ko batazi gusenga, ariko reka nkubwire, kumenya gusenga so kumenya gutondagura amagambo, nubwo n'amagambo tuyakoresha dusenga ntabwo igifite umumaro ari uko nayatondagura, nta nubwo igifite umumaro ari ukwishingikiriza ku kumenya gusenga cyane kwanjye cyangwa se kutabimenya. Reka mbabwire ko dufite umwuka wera udufasha, kuko tutazi uburyo dukwiriye gusenga.
uko niko umwuka dufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiriye gusenga ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Ndagira ngo muri iyi minsi 7 tugize umugisha ukugaruka gushaka amaso y'Imana, ntiwishingikirize ku kumenya gusenga kwawe kuko ari igihe tuba tuzi gusenga rwose umwanya munini kuko twabyitoje, kuko twabyigiye ku bandi, kuko tumaze igihe tubikora, ariko ibyo si byo kwishingikirizaho. Ntiwishingikirize ko uzi gusenga, sinishingikirize ko nshobora kukuyobora mu isengesho, yewe nawe ntiwishingikirize cyangwa ntugire ubwoba bwo kutabizi. Dore icyo kwishingikirizaho ngiki, umwuka wera niwe uzi igitekerezo cya data kandi adusengera mu buryo bukwiriye. Uko niko n'umwuka dufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe adusabira aniha iminiho itavuga. Uwo kwishingikirizaho ni umwe, umwuka wera, kandi ari kumwe natwe kugira ngo dusengane, kugira ngo asengere imbere muri twebwe. Dukomeje hepfo gatoya muri iki gice ku murongo 31 kugeza ku murongo 34 haravuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, mubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Ndakwinginze kugira ngo usenge iyo wizeye, usenge udafite ubwoba. Mbese ubwo itimanye umwana wacu ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ari wazipfiriye ndetse akaba yarazutse, ari uburyo bw'Imana adusabira. Bimwe mu bintu bibuza isengesho ry'abera cyangwa abakristo cyangwa bari muri Kristo Yesu kuzamura ijwi ni ibintu bitandukanye umwanzi ashobora kubashinjisha, ashobora kuba akorega. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Abari muri Kristo Yesu, Imana iri mu ruhande rwacu. Ntago data ahagurukira kuturega, ntago Kristo ahagurukira kuturega, Imana iri mu ruhande rwacu. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ari wazipfiriye ndetse akaba yarazutse, ari iburyo bw'Imana adusabira. Umwuka wera ari inyigira muri twe, aratunihira iminiho itavugwa. Hanyuma Kristo ari iburyo bw'Imana adusabira. Ufite abingingana nawe, ufite umwinginzi uruta abandi. Kristo ari iburyo bwa data atwingingira, adusabira. Reka ibyo bigutere inkunga ko wabasha nawe gusenga. Reka ibyo bigutere inkunga yo kudatinya gusenga. Reka ntugire ubwoba bwo guhamagara Imana yawe. Ntugire ubwoba, umwinginzi mukuru yicaye iburyo bwa data adusabira, atwingingira. Ikindi ko tutazi ko dukwiye gusenga, umwuka wera ari muri twebwe aniha kugira ngo anihe asengere muri twebwe iminiho itavugwa. Hari igihe dusenga ibintu by'ubwana, hari igihe dusenga ibintu tutazi ko dukwiriye gusenga, hari igihe tuvuga amagambo adakwiriye, ariko umwuka wera arahari kugira ngo anihe iminiho itavugwa muri twebwe, hanyuma bivuge nk'uko data ashaka. Rero nta kintu kimwe cyo kwishingikirizaho, nta n'ikintu kimwe cyo kudutera ubwoba. Ikindi wo dusenga, uwo tubwira ntabwo ahinduka. Hari igihe tureba generation, tukareba ibihe duhagazemo, tukareba imyaka turimo, tugasanga ibintu byose byarahindutse. Bimwe biracuya, ibindi birasaza, ibindi biva ku gihe, ibindi bitakaza imbaraga, ibindi ntibiba bishoboye. Ariko Yesu wacu ko yarari kera, niko ari na n'uyu munsi, niko azahora iteka ryose. Nkuko mu Baheburayo 13:8 hatubwira ngo Yesu Kristo ko yarari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Reka nkubwire ko dusenga imbaraga ze zitagabanutse, kuba ibyaha bigwiriye, nuko igihe cya nyuma ari uko gisa, niko byahanuwe. Ariko Yesu wacu ntabwo yahindutse, ntabwo imbaraga ze zagabanutse. Abigihe cya nyuma nitwe dushobora kurangara kandi duhagaze mu gihe kitoroshye, ariko Yesu wacu ntigeze ahinduka. Umusenge umwizeye, wizeye kuko yarari n'imbaraga yarafite arizo agifite. Reka dusuke imitima yacu imbere y'Imana, ibyuzuye imitima binguke mu kanwa kawe. Niba ugize umugisha wicaye uri wenyine cyangwa upfukamye uri wenyine, usuke ibyuzuye umutima wawe, umubwire ibyuzuye umutima wawe, yiteguye kukumva. Ntabwo naje kugufasha gusenga gusa, nanjye naje gusenga gusa kuko biri ngombwa ngo dutyazanye, kuko Imana yabishyize ku mitima yacu. Niyo mpamvu mpagarara imbere ya kamera. Hari ibyo nasengera imbere ya kamera, hari ibyo ntavugira imbere ya kamera, ariko reka dufatanye gusenga. Twese tumere nk'abari imbere y'Imana, ari nta wundi muntu uhari. Umubwire ibyuzuye umutima wawe, kandi wibuke ko si amagambo yawe atondetse neza, si ukumenya gusenga cyangwa kutabimenya. Utwishingikirizaho n'umwe, n'umwuka wera uzi igitekerezo cy'Imana, uzi kutuvugira nk'uko bikwiriye, unihimeneho itavugwa. Data, tuzamutse mu cyumba cyo hejuru n'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Uyu munsi ntabwo twebwe dufite icyumba kiri fizike
uko wabasabye gutegereza i Yerusalemu abigishwa bawe, ahubwo tuzamuye imitima yacu, dusutse ubuzima bwacu imbere yawe, turaje n'ingingo zacu zose, tuje tugufitiye umwanya, tuje gusuka ibyuzuye imitima yacu. Mwuka wera mwinginzi uruta abandi, tuguhaye ikaze kugira ngo usengere muri twebwe, kuko dufite intege nkeya, tukaba tutazi nuko dukwiriye gusenga, tukaba tutazi aho twahera naho twasoreza, tukaba tutazi uko bigenda. Ngwino usengere muri twebwe, ngwino usane igicaniro cyo gusenga, ngwino usane umutwaro mu mitima yacu, ngwino nihire muri twebwe iyi miniho itavuga, ngwino twigirane imbere mu bwihisho bwa data, ngwino twigirane imbere aho abantu bataba, ngwino turenze kuvuga amagambo gusa ariko umutima udahari, ngwino turenze urwego rwo kurangara, ngwino turenze kugarukira bugufi, ahubwo twinjirane imbere mu bwiru bwawe, ngwino tuzamukane n'abahungu bawe n'abakobwa bawe, kugira ngo mwami tubone mu maso ha data. Ngwino Mwuka wera tuguhaye ikaze, nguhaye umutima wanjye kugira ngo ukubere igicaniro wakwingingiraho, ukubere igicaniro wasukaho imbaraga z'Imana, ukubere igicaniro watunganyiriza ibikwiriye gutungana mu buzima bwanjye. Ndaje mwami w'abami, ngusukiye intege nke zanjye, ngusukiye ibyo sezeranya sinsohoze, ngusukiye ibyananiye, ngusukiye ibyo nagambiriye simbishobore, ngusukiye ibyo byose mwami w'abami, dufatanyije n'abahungu bawe n'abakobwa bawe, tugusukira n'ibyaha bitwizingiraho vuba, tugusukira n'intege nkeya, tugusukira mwami w'abami ibyo tujya twijistifiyamo tukisobanura tukumva ntacyo bitwaye kandi bidakwiriye rwose kuba ku buzima bwacu, byose turabigusukiye. Mwuka we na nshuti nziza, ngwino nihire muri twebwe, ngwino usengere muri twebwe, ibyo byose turabizanye kuri iki gicaniro kugira ngo bibe konsome, kugira ngo bikongorwe n'umuriro wawe Mwuka wera. Reka ikintu cyose kidashyitse mu buzima bwanjye, ikintu cyose kinyuzuye kidakomoka kuri Kristo, ikintu cyose kinyuzuye kitari cy'ubumana, reka gikongorwe n'umuriro wawe. Uko niko nsengana n'abahungu bawe n'abakobwa bawe, tugusukiye ibintu byose bitagombye kuba bikigaragara muri twebwe, ikintu cyose kitari imbuto z'Umwuka wera, ikintu cyose kitakomotse kuri we Mwuka wera kikigaragara mu buzima bwanjye, umurimo wose wa kamere, umurimo wose w'intege nkeya, umurimo wose wo kunanirwa, watuma ubumana butuzura mu buzima bwanjye, watuma uko nagombaga kumerera muri Kristo atari ko mbera. Ibyo byose ndabizanye imbere yawe mwami w'abami, kugira ngo birandure uhereye mu mizi. Rimwe na rimwe tumenya imbuto, tukamenya amashami yabishibutseho, ariko tutazi umuzi w'ububi. Ibyo byose turabizanye imbere yawe, ibyo byose turabizanye imbere yawe kugira ngo bikongorwe n'ubwiza bwawe Mwuka wera. Ngwino duhishurire ibyo tutazi, ngwino Mwuka wera umurika hatabona ho mu buzima bwanjye, ho mu buzima bwe, murika hatabona, murika hatabona aho isi yanyanduje nkagira ngo nibisanzwe, nkagira ngo nibyo umuntu akunda, nkagira ngo nibyo umuntu atindaho. Murika hatabona ubuzima bwacu bwuzurwemo n'umucyo wawe, murika hatabona ibyo twatoreretinze tukumva nibisanzwe, ibyo dutorera tukumva ntacyo bitwaye. Murika hatabona, kandi iyo umuritse utanga imbaraga zo kubikuraho, unabikuraho uwo n'umwihariko wawe. Murika hatabona ho mu buzima bwacu, murika hatabona ho mu buzima bw'umuhungu wawe, murika hatabona ho mu buzima bw'umukobwa wawe, murika hatabona, hatabona. Murika mwami, murika mwami mu ndiba y'umutima wanjye, kugira ngo ikintu cyose kitakuryoheye muri iki gitondo gikurweho nawe. Nzanye ubuzima bwanjye bwose kugira ngo bikubere igitambo kiguhumurira neza, bukubera igitambo cyiza kiryoshye, unezerewe nyaguhora ku ngoma. Ndaje ngo twigirane imbere mukunzi mwiza, reka ibintu byose byangerereje nerekejeho amaso nkabitinzaho, ntagombye kubitinzaho amaso. Reka muri iki gitondo makura imbaraga zo kwigira imbere mwami w'abami. Ibyisi itita icyaha, ibyabo tubana batita icyaha, ibyabo mu itorero batita icyaha, kuko tutabimenye, ariko ari ibikerereza umuntu kwigirana imbere ya nawe. Ngwino bimareho nyagora ku ngoma. Reka ubunebwe bwo mu buryo bwo mu mwuka, reka kudasenga ari igihe cyo gusenga, reka kudakanguka ari igihe cyo gukanguka mu buryo bwo mu mwuka, reka kudamarara nyamara cyari igihe kitari cyo kudamarara. Byose ubinkize muri iki gitondo nyagora ku ngoma, byose ndabikuzaniye. Ibyo nzi n'ibyo ntazi, ibyo nzi mu mazina yabyo n'ibyo ntazi mu mazina yabyo, ndabikuzaniye kugira ngo bikonsomwe n'umuriro wawe, bimarweho n'umuriro wawe. Reka ubwiyemezi bw'imitima yacu, ubwibone bw'imitima yacu, kutemera kuyoborwa nawe 100%, byose tubizanye kuri iki gicaniro
kugira ngo bikongorwe n'umuriro wawe, maze wuzure abari wowe wuzura, abari wowe wuzura. Umugaragu wawe Pawulo yaravuze ngo sinkiriho, sinjyewe ukiriho, ahubwo ni Kristo uri muri njyewe. Twitegereje ubuzima bwacu dusanga rwose tukiriho, ari twebwe turiho. Turaje Mwami w'abami ngo wongere ukora umurimo. Ndagushimira ko udakora umurimo wawe igice. Watangiye umurimo muri twebwe igihe wadukizaga bya byaha byinshi, igihe amazina yacu yandikwaga mu gitabo cy'ubugingo, igihe twakiraga za mbabazi. Turaje Mwami kugira ngo ukomeze uwo murimo muri package y'agakiza, mu gipfunyika kinini cy'agakiza. Reka twe gutoramo kamwe, ahubwo ibintu byose wadufatiye bihinduka umugabane wacu. Reka ikintu cyose kibyigana nawe mu buzima bwanjye uyu mwanya gikurweho. Reka ikintu cyose kibyiga kubaho kwawe, kibyiga kubaho kwawe, ikintu kinyuzuye nyamara kitarujujwemo nawe, reka Mwami gikurweho. Ntabari njyewe Kristo, ahubwo abari wowe, abari wowe ngwaye umutima wanjye wose. Hari inguni z'imitima yacu tujya dusigarana tukavuga ngo aho oya oya, aho suko bikwiriye kugenda. Hakabaho imburane nyinshi no kuburana kwinshi, n'iki jambo ryawe rivuga. Hakabaho kuburana kwinshi no kutemera no kutaganduka no kutarambarara. Nibyo nyamara twamenye ko ari byo ushaka. Ibyo byose turabizanye, twizeye imbaraga zawe Mwuka Wera, twizeye gukora kwawe Mwuka Wera, twizeye umurimo wawe mu mitima yacu, twizeye umurimo wawe mu minsi dusigaje hano ku isi. Unyuzure, unyuzuze, unyuzure, unyuzuze, kugeza igihe azaba atari njyewe, ahubwo ari wowe, ari wowe Kristo, ari wowe Kristo. Tukubera ibitambo, ibitambo bizima byera bishimwa nawe. Ndagushimira Kristo ko wamennye amaraso ku bwanjye. Ndagushimira ko wankunze ntari uwo gukundwa. Ndagushimira ko wicaye iburyo bwa Data na n'uyu munsi ukinyingingira kugira ngo twongere twigirane imbere mu bundi bwiru bw'ubumana, mu bindi bizumba byo kukumenya bundi bushya, mu bindi bizumba byo kugwishurirwa birenze aho nari ngereye. Naje Mwami kugira ngo tuvugane iby'ubwiru bwawe. Naje Mwami w'abami kugira ngo twigirane imbere. Naje Mwami w'abami kugira ngo ukore umurimo, ukore umurimo, ukore umurimo, ukore umurimo. Ahantu hose naba narakwimye, ahantu hose wajya gukora nkavuga ngo hoya, ahantu hose wajya gukora tukaba turasimbutse tukumva sibyo, tukumva ntibikwiriye. Turaje muri iki gitondo tukubwira ngo turaje Mwami kandi turemeye. Ukora uko wagambiriye, ukora uko ushaka, ukora uko wifuza. Amaso yawe ahora azenguruka mu isi ushaka umuntu, ushaka umuntu. Reka umurimo wawe ukoreke mu mutima wanjye, uwukore Mwami w'abami, maze mbe uwo muntu. Yesaya mu bwiza bwawe yumvise ijwi rivuga ngo ndatuma nde, ninde watugendera. Aravuga ngo ni njyewe, bari njye utuma. Ariko yirebye ngo asanga n'umunyaminwa yanduye kandi atuye hagati y'ubwoko nabwo bwanduye. Ukora umurimo gukoza ikara ryaka ku munwa we, ku rurimi rwe. Birakunda aratumwa. Mwami dufite uwo mutima wo kubwira ngo ni njyewe, bari njye utuma, bari njye utuma mu muryango wanjye, bari njye utuma muri uru rubyaro navutsemo, bari njye utuma muri iyi generation, bari njye utuma muri iki gihugu, bari njye utuma muri bene wacu. Ariko turaje Mwami w'abami ngo ikintu cyose cyabangamira gutumwa kwanjye, ikintu cyose cyabangamira imbaraga zawe kuba Uwiteka Mana Nyiringabo, bimwe turabizi ibindi ntago tubizi, ibyabangamira gukora kwawe. Kuko icyo ushaka nuko abantu bose bakizwa, kandi urashaka kugaragaza imbaraga zawe, urashaka guhembura, urashaka gukiza, urashaka kuzura. Ariko watureba nk'ibikoresho ugasanga igihe cyo kubizahabu turacyari ibiti, igihe cyo kubizahabu turacyari ibumba, igihe cyo gukoreshwa turacyari mu mirimo ya cyana, turacyakererewe. Twaje Mwami ngo tube igitambo, udutunganye. Umuriro wawe Mwuka Wera nukongore kamere yose yaduhagazemo idasinziriye. Umuriro wawe nukongore, nukongore,
nukongore ingeso zose wa mubi yatwanduje. Umutima urabishaka ariko umubiri ntukurikire, ugasigara inyuma. Mwami turashaka kurenga urwo rwego, aho icyo umutima wumvise, aho icyo umutima ushaka, natwe ubwacu twitaba, natwe ubwacu dukurikira. Aho icyo ushaka Mwuka Wera aba ari cyo dukora. Utugeza ahantu tumera nk'ibisuka ku gicaniro, utugeza ahantu Mwami w'abami ubwo ubushake bwawe aba ari bwo bwa mbere mu mitima yacu, ari bwo imibiri yacu ikurikira, ari byo kamere yacu ikurikira. Ariko ubuzima bwacu buba bumeze nyagora ku ngoma. Ngwino bizare abahungu n'abakobwa bageze kuri icyo kigero muri iyi minsi isa gutya, muri iyi minsi ya nyuma. Turifuza kuba muri abo ngabo Mwami ushobora gutuma udafite isoni zo kubatuma. Turifuza kuba muri abo ngabo ushobora kwitiza ubumuntu bwabo, ukabukoreramo iby'imbaraga, ukabukoreramo ibyo gukiza abandi, ukabukoreramo ibyo gukiza isi, ukabukoreramo ibyo kugaragaza icyubahiro cyawe hano mu isi. Turifuza kuba abahungu n'abo bakobwa Mwami wakorana nabo muri iki gihe cya nyuma. Ngore gusaza gutwara itorero ridafite umunkanyari, ridafite icyasha, ridafite ikizinga. Tunganya ubuzima bwacu kugira ngo dutume, tunganya ubuzima bwacu kugira ngo dutume, dusohore mu ntege nkeya, dusohore mu bunebwe bw'umwuka, dusohore mu kintu cyose cyabangamira kwihuta kwawe. Maze Mwami hari aho watwerekezaho amaso, nyamara turi muri uyu mwaka wa 2022, ariko ugasanga mu buryo bwo mu mwuka twasigaye mu 2000, twasigaye muri 2015, ugasanga dusa nk'abasibiye mu buryo bwo mu mwuka. Kora umurimo mushya Mwami muri iki cyumweru. Tukubere abo ushaka, tugendane mu ntambwe zawe, tudasigaye inyuma. Warakoze kuko atari kubw'imbaraga n'amaboko, ahubwo ari kubw'umwuka wawe. Warakoze kuko atari kubw'imbaraga n'amaboko, ahubwo ari kubw'umwuka wawe. Si kubw'imyaka, si kubw'imisengere, ni kubw'umwuka wawe. Turakwemereye kugira ngo ukore ibyo wagambiriye. Ubuzima bwacu bwohagirwe n'amaraso ya Kristo. Ubuzima bwacu ikintu cyose kidasa nawe kimarweho, gitwike, gikongorwe, maze utwiharire. Kuri iki gicaniro Mwami muri iyi minsi 7, abahungu bawe n'abakobwa bawe tuzagwiza imbaraga, tudasibira, tudahera mu bintu bimwe, tutaguma ahantu hamwe, tudahera ku rwego rumwe. Tugwiza imbaraga. Urakoze Mwami, urakoze Yesu, urakoze Mwami, urakoze Yesu. Turakwizeye, twizeye gukora kwawe, twizeye ubuntu bwawe Mwami, kandi turacyakubwira ko twagize umugisha uko bwakuri iki gicaniro. Duhagarariye imiryango myinshi, duhagarariye bene wacu benshi, duhagarariye abo twashakanye, duhagarariye abo twabyaye, duhagarariye abavandimwe bacu, duhagarariye bene wacu dusengana, duhagarariye abibihugu tuvukamo, duhagarariye benshi nyagora ku ngoma. Tuzamuye ibyuzuye imitima yacu, bya bene wacu, by'abavandimwe bacu, by'itorero ryawe Mwami. Muri twebwe dukonekse n'abandi bantu benshi nyagora ku ngoma. Ndasengana n'umuhungu wawe n'umukobwa wawe twagize umugisha wo kuba kuri iki gicaniro. Tuzamura bene wacu Uwiteka Mana Nyiringabo. Turasenze kugira ngo uko twagize umugisha ugatwikurura amaso yacu tugakizwa. Turazamura bene wacu batari bakizwa Mwami w'abami, turabazamukana imbere yawe. Dufite urutonde rw'amazina Uwiteka Mana Nyiringabo. Tukuzamuriye abagabo batari bakizwa, bafite abagore bahagaze kuri iki gicaniro. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngutanga agakiza ku bagabo bacu. Tukuzamuriye Uwiteka Mana Nyiringabo abagore batarakizwa, bafite abagabo bahagarariye Mwami kuri iki gicaniro. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo, Imana y'amasezerano, Imana y'imbabazi n'ubuntu bwinshi,
aho wadutwikuriye tugahindukira tugakizwa kugira ngo bakoreho mwami w'abami. Kora ku bagabo bacu, kora ku bagore bacu, kora ku bana bacu, kora ku bavandimwe bacu, batwikurure mwami w'abami igitwikirizo umwanzi yabatwikirije, ngo umutware w'iki gihe afite icyo yabatwikirije kugira ngo mucyo ubutumwa bwiza utabarasira. Turasenze mwami muri iyi minsi 7 ngo habeho gutwikururwa. Hari abagabo batwikururwa, hagira abagore batwikururwa, hagira abana batwikururwa, urubyiruko rutwikururwa. Yewe mwami hari n'abana bari mu bataka kubwa ababyeyi babo, reka hagira ababyeyi batwikururwa mwami w'abami, abagore n'abagabo batwikururwa, maze umucyo w'ubutumwa bwiza ubasire. Uwiteka Mana Nyiringabo, ubwo wadushoboye tugakizwa mwami birakoroheye. Hari aho twerekeza amaso tugasanga ntibyashoboka, tugasa natwe ubwacu nk'ababakira Uwiteka, twareba ububi bw'ibyo babamo, twareba ububi bw'ibyo bakora, tugasanga agakiza gasa nk'aho kari kure, ariko birakoroheye mu kanya ko guhumbya no guhumbura. Wakiza uwo mugabo, wakiza uwo mugore, wakiza uyu mwana w'umuhungu n'umukobwa, wakiza uyu mubyeyi usaziye mu bibi, wamukizanya guhora ku ngoma nicyo cyakuzanye, wazanywe no kumaraho imirimo ya Satani. Turabazamukana Uwiteka Mana Nyiringabo, haba dufashe ku mutima ubuzima bwabo butubabaza. Uwiteka Mana Nyiringabo, hari nabo tutazi, ariko mwami kuniha kwacu kwagera imbere yawe nabo bagatwikururwa bagahindukira bagakira. Turabakweretse Uwiteka Mana Nyiringabo, tuzagaruka imbere yawe n'amashimwe tuvuga ngo warabikoze, warabikoze wa mugabo arakizwa, warabikoze wa mugore arakizwa, warabikoze wa mwana w'umuhungu n'umukobwa barakizwa, warabikoze bababyeyi bari basaziye kure yawe barakizwa, warabikoze babandi dusengana mwami turi mu itora ariko batakumenye barakizwa, warabikoze abaturanyi bacu bene wacu barakizwa, warabikoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Turasenze ngo duhe uburyo, uduhe ingamba, abakubwira tubasange tubabwire, abakwerera imbuto tuziberere, abakurwanira urugamba rwo mu mwuka tubasengera tubikore. Ngwino mwami, ngwino tumenyeshe icyo gukora, ngwino uduhe gusenga mu buryo bwose bwo gusenga, ngwino ukorane natwe nyaguhora ku ngoma, ngwino uduhe kuba amatabaza yaka cyane kugira ngo tumurikire mu mwijima wawe, ngwino uduhe kuba amatabaza yaka cyane, ngwino mwami umunyu wacu ntudushiremo kugira ngo nibahindukire bakareba ubuzima bwacu buryohe muri wowe, bibatere kugushaka Uwiteka Mana Nyiringabo. Ubwo umwanzi akoresha ingamba z'uburyo bwose kugira ngo abatsikamire kandi abaheze hasi, utwigisha uko twakorana nawe, utwigisha uko twakorana nawe, maze bene wacu bakizwe Uwiteka Mana Nyiringabo. Uzuza umutwaro w'abarimbuka mu mitima yacu, uzuza umutwaro mwami w'abami, ume kubabona nk'uko babona, ume kubakunda nk'uko bakunze, ume kubikora nk'uko wakabaye ubikora. Warazungurukaga hirya no hino ukigendagenda mu mubiri Kristo kugira ngo ubutumwa bwiza bugere hirya no hino, ariko rimwe na rimwe isi mwuka irakingika ku maso yacu, ntitumenye ibyo tubikiwe kuko tutamenya agaciro k'ubugingo buhoraho, ntitunamenye n'ububi bw'irimbukiro, bigatuma tubikora buke buke, bigatuma dusenga buke buke, bigatuma twera imbuto buke buke, bigatuma mwami natwe duhagurukira kubavuma, urw'umwanzi abavumye natwe tukabavuma, ntitumenye ko batwajwe igitugu n'umwanzi. Turasenze mwami w'abami ngo amaso y'abakijijwe tuzamukana kuri iki gicaniro, uduhe kureba nk'uko bareba, uduhe kubabona nk'uko babona, uduhe kubakunda nk'uko bakunda, utwibutse ko aricyo cyakuzanye nyaguhora ku ngoma, ngo ntabwo waziye abazima ahubwo waziye abarwayi. Rema umutima w'umutwaro, umutima uri mu mutwaro mu mugore ufite umugabo utarakizwa, rema umutima uri mu mutwaro mu mutima w'umugabo ufite umugore utarakizwa, rema umutima uri mu mutwaro mu mubyeyi, ayiwe mu bagore n'abagabo bafite abana batarakizwa, rema umutima wuzuye mu mutwaro muri twebwe twese dufite abavandimwe bari kure yawe, rema uwo mutwaro Uwiteka Mana Nyiringabo. Turabakuzaniye mwami w'abami, turabaguhaye. Hari abo twanditse dufite intonde zabo, dufite amazina yabo, turabaguhaye aho bari, turabaguhaye mwami w'abami. Ndasengera ubuzima bwabo, ndasengera ubuzima bwabo kugira ngo burindwe ino minsi batari bakizwa. Ndasengera ubuzima bwabo ngo umwanzi abubure, ndasihisha ubuzima bwabo mu maraso yawe kugira ngo ejo batazakizwa baramaze guhinduka ibisenzegeri. Turahisha abo bagabo mu maraso yawe, turahisha abo bagore mu maraso yawe, turahisha abo bana mu maraso yawe kugira ngo batazajya gukizwa barahindutse ibisenzegeri. Abari mu rumogi reka mwami iyo nyota ishire, abari mu busambanyi reka inyota y'ubusambanyi ishire, abatwajwe irari ry'uburyo bwinshi reka iyo nyota ishire, bakingirwe n'amaraso yawe kubwo gusenga kwa bene wabo, bakingirwe n'amaraso
yawe, kubwo gusenga kwacu nyagora ku ngoma, ejo batazaza barabaye ibisenzegeri. Uwiteka Mana Nyiringabo, kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe, kuko twamenye neza ko atari impanuka, kuba tuvindimwe nabo twamenye neza atari impanuka, kuba twarashakanye twamenye neza atari impanuka, kuba baravukiye iwacu. Uwiteka Mana Nyiringabo, turasenze ngo bahishwe mu maraso yawe. Ibyo umwanzi agambiriye byo kubaheza hasi, ababure mwami w'abami, bahishwe mu maraso yawe, ejo batazahindukira bafite kwicuza kwinshi. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, urakoze kuri Imana yumva gusenga, urakoze kuri Imana yumva gusenga. Mwisi yo mu mwuka turabakura mu menyo ya Satani, turabakura mu nzara za Satani, turabakura mu migambi ye mibi, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubugingo bwabo turabahisha amaraso yawe, ubuzima bwabo turabahisha amaraso yawe, imibereho yabo turahisha mu maraso yawe. Turabahamagara barorogotaniye hirya no hino, turabazana kugicanira imbere yawe mwami w'abami, turabazana kugicanira imbere yawe. Hari ababyeyi babuze abana babo batazi n'irengero ryabo, hari abagore babuze abagabo babo batazi n'irengero ryabo, hari abagabo babuze abagore babo batazi n'irengero ryabo. Turabazana mu gicaniro mwami w'abami, turabazanye kuri iki gicaniro. Amaso yawe azaho bari Yesu, amaboko yawe ntiyabananiwe Yesu. Turabazana ku gicaniro mwami w'abami, kugira ngo bahure na. Urakoze kuri umutunzi w'imbabazi, urakoze ko ari cyo cyakuzanye. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo uri umwungeri mwiza, ukana umwungeri mwiza nubwo yaba intambwe imwe irorongotanye asiga 99 zimeze neza akajya kuzana iyo ntambwe imwe. Ubuzima bwose nubwo agaciro mu maso yawe. Rimwe na rimwe twebwe tugira abo dushyira ku ruhande, tugasanga byarananiranye, tugasanga ntibigifite igaruriro, ariko turabaguhaye mwami w'abami, turabaguhaye. Imbere yawe hahora hari amahirwe ya kenshi, imbere yawe hahora igaruriro, imbere yawe hahora igaruriro, imbere yawe hahora aho wahera. Twebwe tubura aho duhera, twabishaka ntitubibone, ariko imbere yawe hahora aho umuntu yahera, imbere yawe hahora igaruriro. Urakoze kuri umutunzi w'imbabazi, urakoze kuri umutunzi w'imbabazi. Ubarakurorongotana kwacu ntibikubuze kutugarura. Imbabazi zawe turazibona. Uri umugani w'umubyeyi wari ufite umwana w'ikirara, ngo akimubona agaruka hirya, ngo ariruka nkaramusanganira, aramuhobera, amwambika impeta, ategeka ibirori, amukuramo imyambaro y'ubushwambagara. Imbabazi zawe nuko ziri. Ese wadutiza kuri izo mbabazi? Twebwe twakijijwe wadutiza kuri izo mbabazi, maze izo mbabazi tukaziboneramo abagabo bacu, tukaziboneramo abagore bacu, tukaziboneramo abana bacu, tukaziboneramo abavandimwe bacu, tukaziboneramo bene wacu bigeze gukizwa bwacya bakagwa. Wadutiza kuri izo mbabazi mwami w'abami, ntiduhinduka abacamanza babo, ntiduhinduka ababavuga n'abarushaho kubamanura. Wadutiza kuri izo mbabazi. Amaso yanjye kuzurwamo imbabazi nk'izawe, umutima wanjye ukuzurwamo imbabazi nk'izawe. Wadutiza kuri izo mbabazi mwami w'abami, kugira ngo tubashe kubanihira. Wadutiza kuri izo mbabazi mwami w'abami, kugira ngo tubashe kuzindukira imbere yawe tubatagira. Wadutiza kuri izo mbabazi mwami w'abami, kugira ngo ururimi rwacu ntirubavume. Wadutiza kuri izo mbabazi mwami w'abami, kugira ngo ntiduhaguruke nk'abacamanza, tugahaguruka nk'abavugizi, tugahaguruka nk'abinginzi. Wadutiza kuri izo mbabazi zawe, mbega ko ari nyinshi. Turagusaba umutima umeze nk'uwawe, turagusaba umutima umeze nk'uwawe. Reka twongere dusuke ibyifuzo uzamukanye kuri iki gicaniro, ibiri ku mutima wawe, ibikuraje inshinga, ibikubujije amahoro. N'umutunzi w'imbabazi yitwa Data, mwese kutuzi guha abana bacu ibyiza. Biratangaje uburyo tujya dushidikanya ko Imana izaduha ibyiza, kandi mu mitima yacu mibi nta na rimwe tujya twifuza guha abana bacu ibyiza. Nsanga mu mutima wanjye iteka hifuriza abana banjye ko nabaha ibyo basabye. Rimwe na rimwe ahubwo ukaba wanyuzamo ugahagarika, kugira ngo utabagata cyangwa utabatera kwibwira ko icyo bashaka cyose bakibona. Ubundi rimwe na rimwe tukabuzwa nuko tutabishoboye, ariko icyifuzo cyacu gihora ari ukugirira abana bacu neza. Biratangaje uburyo tujya tunanirwa kwizera ko Imana yatugirira neza.
tukumva ihagaze nk'umugabo urakaye, tukumva ihagaze nk'umugizi wa nabi utatwifuriza ibyiza. Imana ni urukundo, Imana ni data. Nuko ijambo ryayo riratubwira ngo uko inzira zayo zitandukanye n'izacu, imikorere yayo itandukanye n'iyacu. Nk'uko iburasirazuba hitere yatandukanye n'iburengerazuba, niko inzira zacu zitandukanye. Noneho inzira ze tutazumva tukabyenterpreta mu buryo bwacu bugufiya, tukabisobanura mu buryo bwacu bugufiya, tukumva Imana ni ingome, cyangwa se tugatinya kuvuga ko ari ingome ariko tukumva ntitwitayo, kuko inzira zayo zitandukanye n'izacu. Nasomye muri Zaburi ku buzima bwa Yosefu, ubwo isezerano ryaramugeragerezaga kugeza igihe ryasoreye. Ahari tugasanga ngo amutuma nk'intumwa yo kubabanziriza, ariko Yosefu ageragezwa, Yosefu yangwa na bene se, Yosefu agurishwa. Ndahamya ko mu mutima we atarumvaga ko birimo bimujyana kuzabanziriza bene wabo. Inzira z'Imana zitandukanye n'izacu, ariko ndagusaba ngo dufatanye kuyizera nk'umubyeyi mwiza, ni data, ni inshuti. Dufatanye kuyizera, wizere iherezo uko izasohoza ibintu. Abajya bareba filime tujya tubona ko filime hari ubwo hagati kamera nabi, ukagira ngo bibaye nabi, ariko byajya kurangira ugasanga bibaye neza. Izere iherezo ry'ibyawe mu biganza by'Imana, izere iherezo ry'imikorere yawe, emera kwishyira mu biganza byayo no kuyoborwa nayo. Wikwicira inzira zitari mu bushake bwawe, wikwicira inzira zikujyana kure y'Imana, wikwicira inzira zikujyana mu byaha, wikwicira inzira zituma udohoka umanuka aho wari ugeze. Emera kwizera iyo Mana. Reka tuzamukane ibyifuzo bitandukanye ku mitima yacu, ibiri ku mutima wawe uri musaba Imana. Hazabaho umunsi wo guhamya, hazabaho umunsi w'amashimwe, igihe uzavuga ngo Mana warabikoze, Mana warakoze, nubwo ntabyumvaga warabikoze. Data, sutse imbere yawe ibyifuzo bitandukanye biri ku mitima yacu, uzaniye urutonde rw'ibiri mu mutima wanjye, ibyo nabasha kuvuga, ibyo ntabasha kuvuga, ibyo tuvugana turi twembi, ndabikuzaniye Nyaguhora ku ngoma, kuko nzi ko Imana ishobora byose, nzi ko bishaka, nzi ko wifuza kubikoraho no kubikemura, nzi ko ari cyo cyifuzo cyawe. Nkuzaniye iby'abahungu bawe n'abakobwa bawe, Mwami w'abantu, kugira ngo bikoreho. Uzaniye abahungu n'abakobwa bashomereye, bari mu bukene, badafite n'umutsima wa buri munsi. Isi n'ibiyuzuye n'ibyawe, iki gihugu n'ibicyuzuye n'ibyawe, aho bari n'ibihuzuye n'ibyawe Nyaguhora ku ngoma. Kingura umuryango w'imikorere. Ijambo ryawe tuvuga ngo tuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa imirimo y'amaboko yabo. Tukuzaniye ibyo byifuzo by'abashaka akazi, tukuzaniye ibyo byifuzo by'abashaka amahoro mu kazi barimo, n'abashaka kugubwa neza. Ibyo byose turabikuzaniye Mwami w'abantu, kandi turasenze kugira ngo duhe kugakora dukiranuka, aho duhagaze Nyaguhora ku ngoma. Mu mahame yawe harimo kwizerwa kuri bikeya kugira ngo umuntu yongererwe byinshi. Turagusaba kuba bizerwa mu byo twebwe dusuzugura, mu byo tubona ari bikeya. Turagusaba kuba bizerwa muri ibyo ngibyo. Wowe usaba abicaye ku ntebe zikomeye kwizerwa, ni nawe usaba abicaye ku ntebe zoroheje kwizerwa. Turagusaba kuba bizerwa mu mirimo isa nk'iciriritse, turagusaba kuba bizerwa mu bucuruzi busa nk'aho buciriritse, turagusaba kuba bizerwa tukiri no mu bushomeri tukigenerwa n'abantu. Turagusaba kuba bizerwa, kandi turasenze ngo dukingurire imiryango migari, imiryango y'akazi Mwami w'abantu, kugira ngo abana bawe babone iby'ibanze, barenge n'urwego rw'iby'ibanze, bagere kubikurikira Nyaguhora ku ngoma. Uduhe kuba bizerwa Nyaguhora ku ngoma, kandi dukingurire umuryango w'imikorere, umuryango w'ibikorwa. Abahungu bawe n'abakobwa bawe basohoke mu bushomeri, abahungu bawe n'abakobwa bawe baguke mu mirimo barimo bakora, baguke muri business zabo. Kingura umuryango w'uburyo bw'igitangaza, ujye ubikora Uwiteka Mana Nyiringabo, kandi mu muryango dukingurira uduhe kuba bizerwa, uduhe kuba bizerwa mu masaha turimo dukora, uduhe kuba bizerwa turi kumwe n'abadatabuja cyangwa tutari kumwe nabo, uduhe kuba bizerwa imbere yawe, uduhe kuba bizerwa no mu byo uduha mu maronko tubona, uduhe kuba bizerwa, tubikoreshe nk'uko wifuza ko bikoreshwa, ubifiteho ijambo Nyaguhora ku ngoma. Kingura umuryango Uwiteka Mana Nyiringabo, abahungu bawe n'abakobwa bawe bazagarukana ubuhamya. Kingura umuryango kubifuza kwiga ibyiciro by'amashuri bikurikiraho, kingura umuryango Mwami w'abami kubifuza kwiga badafite uburyo bwo kwiga, kingura umuryango wa scholarship, kingura umuryango w'uburyo Nyaguhora ku ngoma, kingura umuryango kuko urabishoboye Uwiteka Mana Nyiringabo. Tukuzaniye Mwami w'abami ubuzima bwa bene wacu barwaye n'inshuti zacu baheze ku bisasiro. Uri Imana ifite ijambo
kuri buri burwayi. Nubwo abaganga bavuze ko bidashoboka, nubwo siyanse ivuga ko bidashoboka, n'ibyo ibitekerezo byacu byatwemeje ko bidashoboka, dushingiye ku myaka bimaze, dushingiye ku gukomera kw'amazina y'izo ndwara, ariko uri Imana ishobora byose. Reka mwami imbaraga zawe zimanuke muri iyo mibiri irwaye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka abarwayi turimo dusengana mwami w'aba, reka umuriro wawe umanuke kuva ku mutwe kugera ku birenge, ukongera uburwayi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka kubaho kwawe kunge amagufa yavunitse, reka kubaho kwawe kugarura ubuzima mu misokoro, reka kubaho kwawe kugarura ubuzima mu nyama zose zigize igice cyose cyacu cy'umubiri, reka kubaho kwawe mwami kuvure kuzure organe zapfuye muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kubaho kwawe gukize mu bwonko, kubaho kwawe gukize buri rugingo rwose rugize imibiri yacu, kubaho kwawe kumanuke mu mwijima, mu mpyiko, mu bifu, mu mara, kubaho kwawe mwami w'abami kumanuke gukongore mwami w'abami uburwayi bwose. Erega niwe waremye, ni nawe wakiza, ufite imbaraga zo kurema urugingo ruzima urwaye rupfuye rugasimburwa. Uwo ni umwihariko wawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka ubyutse ku bitanda abamaze imyaka baheze ku bitanda mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ugarure ibyiringiro mu babitakaje, reka ugarure ubuzima Uwiteka Mana Nyiringabo mu bacu mwami batakaje ubuzima, yaba indwara zisanzwe zo mu mubiri, yaba indwara zo muri mayindi no mu bitekerezo no mu mutwe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Byose birakoroheye mwami w'aba, indwara zikomoka mu isi yo mu mwuka, reka iyo migozi icikagurike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ibitero byose umwanzi Satani aho yinjiriye atera mu buryo bwo mu mwuka, reka iyo migozi icike, reka ubwo burwayi burandurwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka imiryango yakingutse mu buryo bwo mu mwuka, indwara zinjiriye mu bitero, yaba mu nzozi, yaba mu buryo bwo mu mwuka, mu buryo butandukanye, reka iyo miryango ikingwe n'amaraso ya Kristo. Umuriro wawe ukongore buri burwayi bwose bufite inkomoko mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze mwami w'abaha, urakoze kufite imbaraga zo gukiza muri wowe. Urakoze papa, mu mibizimba yawe twakiza indwara zacu zose. Reka indwara zifite inkomoko mu mwuka zume mu izina rya Yesu. Indwara zikomoka mu cyaha, icyo twakoze cyangwa icyo tutakoze, ibyasamwe n'amahitamo y'abandi, reka izo ndwara ziranduke mu izina rya Yesu. Reka indwara zisanzwe zizana no kwanduza gutandukanye muri mikrobe zitandukanye, nazo zifiteho ijambo, reka zume ziranduke mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Turasengera mwami w'abami abarwaje ababo, reka imbaraga zawe mwami w'abami zikore ku buzima bwacu barwaye mu izina rya Yesu. Imirimo n'ibitangaza byawe twatangiye tuvuga ngo ko ari Yesu, ni kuri na n'uyu munsi ni kuzahora iteka ryose. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo wagendaga ahantu hose ugenda ubagirira neza, ugakiza indwara nyinshi n'ubumuga bwinshi, ukazura abapfuye. Reka izo mbaraga zikorere mu buzima bwa bene wacu barwaye, ababyeyi barwaje abana, reka umuriro wawe ukore ku buzima bw'abana bawe, imbaraga zawe zikore ku buzima bw'abana bawe, abana barwaje ababyeyi, abavandimwe barwaje abavandimwe babo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka imirimo yawe ikoreke ku bacu, indwara zitera ubwoba imitima zigakangaranya ubuzima bwacu iyo tuzumvise, za kanseri, za sida, indwara zikomeye izo zose uzifiteho ijambo. Reka umuriro wawe ucishe bugufi ayo mazina yahagaze mu bitekerezo byacu akaduhagararamo, reka izo ndwara zice bugufi maze izina ryawe rishyirwe hejuru. Abahungu bawe n'abakobwa bawe wongera iminsi yo kubaho kugira ngo bagukorere, bakora ibyo wagambiriye. Ikintu cyose kiri mu mubiri kitavuye kuri wewe gikurweho mu izina ryawe Yesu. Urakoze mwami w'aba, tukuzaniye amago umwanzi Satani ari mwajegeza kugira ngo yahagarareho. Nibavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, umushinga w'urugo ni uwawe. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo wongere uzure uhanagura amarira y'abagore barimo barira, uhanagura amarira y'abagabo barimo barira, uhanagura amarira y'abana barira, uhanagura amarira y'ababyeyi barira, baborozwa n'imiryango irimo bubi, irimo agahinda umwanzi yibasiye. Wowe ufite imbaraga zo kuvugana n'imiyaga y'uburyo bwose, wavuganye n'umuraba uratuza. Reka umuraba uri mu miryango yacu utuze mu izina rya Yesu. Reka habeho kongera guhuza inama bagore n'abagabo n'abana n'imiryango yongera ihuza inama kubw'imbaraga zawe. Turakwizeye mwami w'aba, turakwizeye twizeye imikorere yawe. Twongeye kuzamura igihugu cyacu, si impanuka kuba turi abanyarwanda. Turasaba amahoro ku gihugu cyacu, ibyo ushaka mwami aba aribyo bikorwa muri iki gihugu. Duhagaze mu cyuho nyagora ku ngoma, tuzamura igihugu cyacu mu biganza byawe. Turasaba agakiza kagwiriye mu mitima y'abanyarwanda, turasaba agakiza
abatuyobora. Turasaba agakiza muri twese abaturage nyagwara ku ngoma. Reka imbaraga zawe zisuke kuri iki gihugu. Hembura umurimo wawe mu gihugu cy'u Rwanda. Hembura itorero ryawe nyagwara ku ngoma. Tugarukeho mwami w'abami. Tugarukeho twumva imirindi yawe igenda muri iki gihugu. Tugarukeho tubone imbaraga zawe mwami w'abami. Tugarukeho mwami w'abami tubone icyubahiro cyawe. Tugarukeho mwami tubone izina ryawe ridakerenswa, izina ryawe ridasuzugurwa. Imitima y'abantu itabaza ngo Uwiteka ni iki. Tugarukeho Uwiteka Mana Nyiringabo, kandi utubabarire ahantu hose tutaguhagararira uko bikwiriye. Utubabarire mwami w'abami aho baje badushakaho umucyo bagasanga natwe twabaye umwijima. Utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo. Ariko waravuze ngo itorero ryawe uzaryubaka ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntazaribasha. Uribereye maso imyaka myinshi. Reka Uwiteka Mana Nyiringabo imirimo yawe ibitangaza n'ibimenyetso, imirimo yawe igaragaza icyubahiro cyawe igaragare muri iki gihugu Uwiteka Mana Nyiringabo, maze amavi y'abanyarwanda tugupfukamire. Indimi zacu zaturekure umwami ngo indukirize igihugu mwami w'abami. Ahagwiriye ibyaha, ahagwiza agakiza, ahagwiriye kujya kure yawe no kugusunika no kugusuzugura, ahagwize kukubaha no kugupfukamira no kugucira bugufi Uwiteka Mana Nyiringabo. Kora umurimo wawe mwami w'abami, kora umurimo wawe. Reka tubure wihesha icyubahiro. Hari aho tukubyiga amazina yacu akazamuka cyane kurusha izina ryawe. Duciye bugufi nyagwara ku ngoma kugira ngo ukore umurimo wawe nk'uko ushaka, maze ahacu habure izina ryawe ryonyine rihabwe icyubahiro. Izina ryawe ryonyine rizamurwe ku misozi y'u Rwanda. Ibendera ryawe ryonyine rizamurwe ku misozi y'u Rwanda nyagwara ku ngoma. Aho twagusunitse tugusohora mu nsengero zacu tubabarire. Aho twagusunitse kugira ngo amazina yacu ari yamenyekana utubabarire, kandi tugarukeho Uwiteka Mana Nyiringabo. Udukirize igihugu mwami w'abami, udukirize igihugu. Mbega ko turi igihugu cyazutse, mbega ko koze ibitangaza n'ibimenyetso tukabibona, mbega ko amaze urupfu n'agashinyaguro muri iki gihugu, mbega imihanda y'u Rwanda ko yongeye kuba nyabagendwa, mbega amago y'abanyarwanda ko yongeye kumvikana mu ijwi ry'umukwe n'umugeni, mbega ko amazu yongeye guturwa, mbega ibyiza wadukoreye nyagwara ku ngoma. Ariko rero wadusabye kutadamarara, none inshuro nyinshi turadamaraye mwami w'abami. Utugarukeho kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe, maze udukirize igihugu mwami w'abami. Urakoze papa, urakoze mwami w'abami. Wahagurutse abahungu n'abakobwa bashobora kunihira iki gihugu. Udushyire mu mutwaro mwami w'abami. Udukize kuba abantu bindeba, aho twirwanaho twenyine mwami w'abami. Udukize Uwiteka Mana Nyiringabo. Garura umunezero wawe mu mitima y'abanyarwanda, garura umunezero wawe mu mitima y'abanyarwanda. Garura umunezero wawe, garura kunyurwa, garura kwishima, garura gukundana mwami w'abami. Udukize uburyarya n'ibibi byose bituriho mwami w'abami. Utugaruke Uwiteka Mana Nyiringabo. Kora umurimo wawe mwami nk'uko ushaka. Urakoze kuri Mana yumva gusenga. Data ndagushimye, ndagushimye mwami w'abami. Ndagushimye Mwuka Wera utunira iminiho itavugwa, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Urakoze gusengera muri twebwe. Tuguha imitima yacu muri iyi minsi kugira ngo ukomeze gusengera muri twebwe. Aho tugenda hirya no hino mu kazi, mu nshingano zitandukanye, mu mago yacu, ukomeze kunihira iminiho itavugwa mu mitima yacu. Imitima yacu yikize kurangara. Ukura amaso yacu ko bitagira umumaro kugira ngo tugire umwanya wo kwihererana nawe. Utwigishe kukubaha no kukubahisha. Izina ryawe ni ry'igitinyiro cyinshi. Udukize kukumenyera, uduhe kandi kukwizera. Urakoze papa. Sabi umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe bigomwe ibitotsi kugira ngo tubane. Sabi umugisha bari ku masaha atandukanye natwe bafata umwanya wo kuba imbere yawe, ubaha umugisha. Usubize gusenga kwacu mwami w'abami. Urakoze papa. Ubuzima bwacu bero kuguha icyubahiro. Tuguha imyaka dusigaje kubaho, tuguha iminsi dusigaje kubaho, kugira ngo mwami uyikoreshe uko ushaka. Tubahungu n'abakobwa bakugendera, tubahungu n'abakobwa bakuvugira, tubahungu n'abakobwa baguhagarariye, tubahungu n'abakobwa berekera aho ushaka, maze aho twerekeza abariho twerekera. Urakoze papa. Waha icyubahiro, ushyize hejuru. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibaha umugisha. Urakoze gusenga. Naho ku gitondo cy'ejo abo tubana online, Yesu abagirire neza. Imana iguha imbaraga zo gukomeza gusenga mu masaha yawe ya kumanywa. Imana ikubwire ibyifuza ko watinzaho amaso n'ibyo watinzaho umutima wawe, kugira ngo ugire umwanya wo kuva mu birangazi. Imana ari mu minsi yo gusenga, hari ibintu agabanya kugira ngo abashe kugira umwanya wo gusenga. Ntabwo waba mu bihe byo gusenga kandi ngo ukoreshe telefoni nk'uko usanzwe uyikoresha, ukoreshe televiziyo nk'uko usanzwe uyikoresha, ukoreshe ibiganiro nk'uko usanzwe ubikoresha, usigazamo iby'umumaro by'inshingano ziri ngombwa.
mu rugo, ababyeyi ku bana, abana ku babyeyi, mu kazi. Turagutabaza, turagukeneye
utwigishe